Hezekiya atakambira Imana ibakiza Senakeribu. Muri kwishinga Hezekiya ari kuboshya ngo Imana ngizabakiza, Imana yagizaba indwaro yakoresheje n'ugusenga. Mwene data, ibintu byanze ufite nawe Senakeribu, nanjye Senakeribu wanjye ndamufite kandi ndamuzi. Tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunda imiba tuzanezerwa. Haleluya, haleluya. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, aho muhereye ku migabane itandukanye y'isi. Ngiye turi kumwe, izina ni Jeanne D'Arc. Nejejwe n'Imana umutima wanjye wo kubana nawe muri umwanya mwiza wo twumva ijambo ry'Imana, tukumva Uwiteka arimo kuvugana natwe. Arega ntabwo Uwiteka azavugana natwe mu kanwa k'abahanuzi gusa, ahubwo n'ibiri muri Bibiliya yera, ibyanditswe byera bitavangiwe, bitatokowe, bitarimo amarangamutima y'umwana w'umuntu. Imana naho igivugana natwe, no mu kanwa k'abahanuzi kavugana natwe, no mu nzu zikavugana natwe, ukumva ijwi nguko urimo kunyumva ikavugana nawe cyangwa se nanjye. Imana ivugana natwe mu buryo bwinshi butandukanye, ariko mu ijambo ryayo niho hatarimo kuyuba, niho hatarimo gushidikanya. Hari gusoma ijambo ry'Imana ukumva ngo niwe ubibwiwe rwose, ukagira ngo ni iryawe, niho bajyandikiye. Erega ni Imana ibivuganye nabo mwene data, cyangwa se ivuganye nanjye. Rero tujye twizera ijambo ry'Imana, twizere ibyo twumvise. Rero niba uri musha, ikaze kuri Gethsemane Channel. Nejejwe n'Imana umutima wanjye wo kubana nawe muri umwanya mwiza. Reka tubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana ikomeye, ndagushimye, ndaguhimbaje. Uri Imana yera, uri Imana ifite imbaraga. Umuririmbyi yavuze ati niweho urinda ubugingo bwacu neza. Nukuri data, niweho uburinda neza tukaba amahoro masa. Turagushimye yuko twaramutse amahoro, n'abandi bakaba biriwe amahoro. Izina ryawe rishimwe. Ntabwo ari imbaraga zacu, si kubw'amaboko yacu, oya Mana ni ubuntu bwawe, n'izambabazi zawe nyinshi zituma tudashiraho. Ndagushimye kubw'uburinzi bwawe. Na Yesu ari ku musaraba, umwana wawe umwe w'ikinege, nawe turavuga ati data, data, mu maboko yawe ngo nihashize ubugingo bwe. Natwe dukomeje kukuragiza ubugingo bwacu, kuko niwe uburinda neza. Ubwacu nda nubwo twabishobora, ababyeyi babishobora, abana ntibashobora kurinda ubugingo bw'ababyeyi babo, ariko wowe urabibasha. Turagushimye muremyi wacu, turagushimye data mwiza, turagushimye kubw'imbaraga zawe, turagushimye kubw'urukundo rwawe, turagushimye kubw'imbabazi zawe, nizo zituma tudashiraho. Ndagushimye ko watugiriye neza. Ndakwinginze muri umwanya w'ijambo ryawe data, ijambo ryawe ni rukuru rwose, ijambo ryawe randuta. Ndakwinginze ngo uzubane nanjye, ndaba ari ngende hagaragara imbaraga zanjye cyangwa se ijwi ryanjye, aho ku mwuka wawe wera ganze, nge nibera umugende ugeze amazi ku mitima isaraye. Kandi ndasenze iyo mitima isaraye data wera uyihe gutuza ndetse no gutekana. Ndasenze ngo utembeshemo amazi y'ubugingo, amazi amara inyota, amazi y'ubugingo mu izina rya Yesu. Iyo mitima isaraye ndasenze ngo ijambo ryawe ribemo rigwiriye kandi rifite imbaraga, kugira ngo mwami wa mubi nahinguka bazamunesheshe iryo jambo ryawe. Bana natwe muri umwanya mwiza rero, ndabari nge aho ku mwuka wawe wera ganze, imbaraga zawe ziganze. Mwami Yesu abari wewe uganza wenyine. Ndimira amajwi yose y'umwanzi Satani, imbaraga zose z'umwijima zaza zikagwanya uyu mwanya, zaza zikagwanya ijambo ryawe muri twe. Satani akaza akarikoropa muri twe. Izo mbaraga zose ndazicecekesheje mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo. Mwami ngwino uganze, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe ari byo biganza. Niko nsenze nizeye ukuri bubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana yacu ishimye, Imana yacu ihabwa icyubahiro.
Rero tudatinze reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu isezerano rya kera, ni ingoma za kabiri ibice 32 umurongo 20 tugeze kuri 23. Umutwe w'amagambo uragira ati Hezekiya atakambira Imana ibakiza Senakeribu 20. Ibyo bituma umwami Hezekiya n'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi basenga batakambira iyo mu ijuru. Ko Uwiteka yohereza marayika atsemba abagabo bakomeye bose b'intwari n'abatware n'abagabo bari mu ngerero z'umwami wa Shuri, maze asubira mu gihugu cye akozwe n'isoni. Nuko ageze mu ngoro y'Imana ye, abo yibyariye bamwicishirizamo ingota. Uko niko Uwiteka yakijije Hezekiya n'abaturage b'i Yerusalemu amaboko ya Senakeribu umwami wa Shuri n'amaboko y'abandi bose, maze abarinda imbande zose. 23. Benshi bazanira Uwiteka amaturo i Yerusalemu, na Hezekiya umwami w'Abayuda bamutura ibintu by'igiciro cyinshi, bituma yogezwa imbere y'amahanga yose uhereye icyo gihe. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana umutwe w'amagambo watubwiye ngo Hezekiya atakambira Imana ibakiza Senakeribu. Ufite nawe Senakeribu? Nanjye Senakeribu wanjye ndamufite kandi ndamuzi. Rero nawe reba Senakeribu wawe, upfukame, wiherere, usenga Imana Data. Irakumva kuko ni umubyeyi, irakumva igutabare, irakumva ikurengere. Uyu mwami Senakeribu yari ari ikigeragezo kuri uyu mwami w'Ubuyuda ariwe Hezekiya. Iyo usomye kino gice cya 32 ku murongo wa mbere kugeza kuri 19, usanga haragaragayemo ibitutsi, ari gutuka Hezekiya, agatuka n'Imana, avuga ati muri kwishinga Hezekiya ari kuboshya ngo Imana ngizabakiza, Imana ndagizabakiza. Mu yandi magambo no kuvuga ngo kuko yagwanaga indambara agatera ibindi bihugu, ngo yamara kubitera ngo akakubita n'ibimana byabo, kavuga ngo ibyo bimana baremesheje indoki nabyo akabitsemba akabivuyanga. Kavuga ati nda muntu numwe ubasha kunesha nk'amaboko yanjye n'abasogokuruza, nta muntu numwe uzatunesha. Rero ndabwo yarazi ko twebwe dusenga Imana ivuga haleluya, cyangwa se Imana ikora, Imana iseruka kuwayitakiye, Imana iraseruka. None Hezekiya kuko yarebye amaboko ye, areba imbaraga ze, nubwo bari bafite ingabo niki, kandi akumva amakuru y'uyu mwami, indwaro yakoresheje n'ugusenga. Mwene data, ibintu byanze n'ukujya ku mavi. Iyo urukwi unaniwe kuruvuna, akeshi ivi urukwi rukavunika. Ikintu cyose ushatse kuvunamo kabiri n'ugushira kuvi. Rero mu buryo bw'umwuka natwe tujya kwivi tugasenga, tugapfukama, tukategeka inda yacu ati uyu munsi ndabijya urabona, uyu munsi uraba imbere y'Imana, uyu mubiri ukawutegeka ndugutegeke, uyu mubiri ukawuyobora ndukuyobore. Narinde mu kukubwira ati nawe ufite Senakeribu wawe kandi uramuzi. Birashoboka yuko ufite umwenda, uwo ni Senakeribu, kandi Senakeribu, uyu mwami Senakeribu yari afite n'agasuzuru keshi, nta nubwo yanatinyaga. Avuga ati muri kwishinga Hezekiya, reka bose ngo azabakiza amaboko yanjye, k'amaboko yanjye se yakomeye n'abasogokuza ko yakomeye, azatunesha nyuzehe. Imana idufashe. Ngo maze uyu mwami Hezekiya ngo n'umuhanuzi Yesaya, haleluya, umuhanuzi utaravangiwe, umuhanuzi udafite ubwibone, wa muhanuzi ukorera Uwiteka atinya. Ngo barafata, naho nzi niwe amasengesho iminsi bafashe, ariko icyo nzi ko Bibiliya yavuze ngo maze ngo umwami Hezekiya ngo n'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi ngo barasenga batakambira iyo mu ijuru. Mwene data, n'ubu uri guhura n'ibibazo, utakambira iyo mu ijuru. Umuntu yakumva akumvira ubusa,
wanzana ikibazo cyawe ngakumvira ubusa, nakubwira ibibazo byanjye ngabikubwira ukanyumvira ubusa. Ariko dufite Imana yumva. Haleluya, dufite Imana yumva kandi dufite Imana itabara. Ngo maze Yesaya n'umwami Hezekiya barasenga batakambira Uwiteka, ariho twasomye ku murongo wa 21 ngo nuko Uwiteka nawe araseruka. Haleluya. Mwene data, ufite Senakeribu kandi uramuzi, birashoboka yuko mugenda nutwaye, birashoboka ku kazi we uri kumwe na Senakeribu wawe, kubaho ndamunezero kandi ufite imodoka, ufite amadolari, ufite amafaranga, icyo ushaka ukakiha, ariko ndamunezero. Uwo ni Senakeribu wo kutishima. Data, ndaho nzi inzira urimo, ndaho nzi ibigeragezo urimo, ariko ijambo riri ku mutima wanjye ni ukukubwira ngo pfukama usenge. Pfukama usenge, wiherere, usenge Imana yo mwijuru, uyitakambire ndabujyajya. Irakumva kuko ni umubyeyi, irakumva ikugire neza, irakumva igutabare. Amen. Imana yacu ntabwo inegurizwa izuru, kandi Imana yacu ntabwo irobanura ku butoni. Nuko ari byo gukiranuka ugashaka mu maso he, uzabona mu maso h'Uwiteka. Mwene data, ufite Senakeribu, birashoboka yuko ndakuzi, ariko ndabizi ko ufite Senakeribu ashobora kuba ubugwayi, Senakeribu ashobora kuba umwana wakunaniye, Senakeribu ashobora kuba urugo rwawe Satani yinjiye akakora ibyo ashaka, yemye akinjiza ibyo ashaka, agasohora ibyo ashaka, ukabwira umwana ndiyumve ibintu ndibigende neza. Senakeribu ashobora kuba icyangiro, nyagira umuntu ugusuhutse ukagira ndanubwa muri iyi si ya nyagasani. Ushobora kugira Senakeribu w'icyangiro mu kazi, ugatepoza nk'uko abandi badepoza, ariko habe no kuguhamagara. Habe no kuguhamagara, cyangwa se ukagenda muri interview ugaheruka interview gusa, bari kukubaza ibibazo uburambe ugaheruka ibyo. Ariko uyu munsi, iyi saha, nakwibutsa gati nupfukama ukiherera ugasenga Imana yo mwijuru, ukayitakambira ndabujyajya, irakumva igutabare kuko ni umubyeyi, irakumva ikurengere kuko itabara idashingiye ku mashuri, itabara idashingiye ku miryango turimo, itabara idashingiye ku cyubahiro n'ubukene. Ntabwo Imana ishingira kuri ibyo, itabara ishingiye ku mutima uboneye kandi gumenetse. Dawidi yavuze ati ngo ndabizi ngo umutima umenetse ngo ntabwo uzawusuzugura, ngo umutima umenetse ujenjaguwe ntabwo Uwiteka azawusuzugura. Icyo Uwiteka gushakaho ni ukumusengana umutima umenetse, ujenjaguwe, utarimo ubujyajya, uyitakambire ndabujyagira kumva. Hezekiya n'umuhanuzi Yesaya batakambira Uwiteka, ngo barasenga, ngo batakambira Imana yo mwijuru. Amen. Senga, upfukama usenge. Kuba mu bahanuzi kuri telefoni byose by'Uwiteka gushaka, arashaka kupfukama. Were gusengana n'umuhanuzi witeze ubuhanuzi, hari ibyo witeze, oya senga. Utari kuvuga ngo Mana uramvuga hihi, hamye na hato bakatubwira ibyo Imana itababwiye, ugasanga natwe twikoreje umusaraba. Abahanuzi bagahanurana amarangamutima. Sinagiye kuvuga abahanuzi kandi sinagiye kuvuga abahamagara abahanuzi. Icyo nakubwiraga nuko nupfukama ugasenga ukiherera, Imana iragutabara kandi irakurengera. Senakeribu wawe ashobora kuba ubugwayi ukaba umaze igihe ku gisasiro. Senakeribu ashobora kuba nda mwana wigeze unafite, ushaka urubyaro bikanga, ariko nusengo Senakeribu arahunga, uwo Senakeribu aravaho. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo umuhanuzi Yesaya mwene Amosi barasenga n'uyu mwami, baca bugufi. Umwami yiyambura icyubahiro kugira ngo Uwiteka abakize Senakeribu. Uyu mwami Senakeribu yashize amanga, ashira n'ubushizi bw'isoni, atuka Imana ya Hezekiya, ndetse na Hezekiya aramutuka kuko yabwiye abaturage b'i Buyuda
abaturage b'uyu mwami ati muri kwishinga Hezekiya. Hezekiya batabara na yahe maboko? Hezekiya batabara n'izihe mbaraga? Nagwanye indambara nyinshi ngajya nzinesha amahanga, ngajya nyanesha namara kuyanesha n'ibigirwamana byabo, mbese mu yindi mvugo n'imana zabo nazungazinesha. Ati ninde uraza ngo ambangare ko mfite amaboko akomeye, kandi amaboko y'abasogokuruza ko akomeye, ninde urabasha kunesha? Arivuga ye. Ndashimiye umuntu asenganye kwizera kandi agasengana umutima umenetse, Imana iramwumva. Uwiteka nawe ahaga agasuzuguro k'uyu mwami Senakeribu. None isengesho ry'umwami n'umuhanuzi birazamuka bigera ku Uwiteka. Haleluya. Ngo ndetse n'umwana mutuzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. None reba imyaka urimo, ntabwo uri gusenga kandi ibigeragezo ni byinshi, indambara ni nyinshi, ariko gusenga byanze. Niba byanze, senga uburyo bwose bushoboka. Haleluya. Senga uburyo bwose bushoboka, Uwiteka gutabare, Uwiteka kugirire neza. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Nutiyambura uyu mubiri ngo utegeke, wo uzagutegeka. Iyi ndu uyitegeke, yo izagutegeka. Ariko pfukama wiherere usenga Imana. Imana ikuneshereze Senakeribu. Imana yirukane Senakeribu mu rugo rwawe. Imana yirukane Senakeribu w'icyangiro. Imana yirukane Senakeribu w'ubugwayi. Imana yirukane Senakeribu w'agasuzuguro. Yirukane uyu mwami wa shuri w'amagambo, w'ubushizi bw'isoni, wo gutukana. Ntago akanwa k'umukristo kakagombye kuvuga amagambo mabi cyangwa se ngo gatukane. Imana itugirire neza. Iyo rero umuntu yasinzire ndasenge ngabane n'Imana, Senakeribu aramutera akamubata, ugasanga ari gutukana kandi ejo yabwirije, ugasanga ari kuvuga amagambo mabi kandi ejo yaririmbye, ugasanga ari kuvuga ibintu bipfuye kandi ni umuhanuzi, ni umukozi w'Imana, kuko yarasinzire Senakeribu aramutera. Ariko nituba mu mwanya mwiza ng'uyu mwanya umuhanuzi Yesaya abayemo na Hezekiya, tugatakambira Imana yo mu ijuru, iratugwanirira, irohereza marayika imbere, marayika azatuneshereze, marayika azatugwanirire, indambara n'amakuba byose azabikureho. Imana ishimwe. Umurongo wa 21 aravuga ngo nuko Uwiteka yohereza marayika atsemba abagabo bakomeye bose b'indwari. Haleluya. Ntabwo nzi imyaka umaze ugeragezwa, ariko reka tufate niba ari imyaka 20 kari abo bagabo b'indwari bakomeye. Nusenga ugatakambira Imana ndabujyaje, irakumva iri mu ijuru, yohereze marayika aza atsembe icyo kigeragezo, ibyo byigira bikomeye imbere y'Uwiteka ndacyo bimaze. Umunsi umwe Imana yabwiye Zerubabeli ati uwo musozi uri imbere yawe wiyitiki, urahinduka ikibaya cyangwa se uhinduka amataba. Yahise abona inzira, warari umusozi, ariko kubw'umwuka w'Uwiteka ngo uwo musozi uhinduka ikibaya. Imana ishimwe. Kuko Imana mugeze Zerubabeli we, si kubw'amaboko yawe, si kubw'imbaraga zawe, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye. Imana ishimwe. Ni kubw'umwuka w'Imana, no kuba turiho ni kubw'umwuka w'Imana, imbaraga z'Imana, imbabazi z'Imana. Mwene data, nusenga ugasenga Imana ndabujyaje, ukayitakambira, irakumva, irirukana Senakeribu w'ubugwayi, w'agasuzuguro, w'amatiku, w'ububeshi, w'ubujyajya, w'uburiganya, wa Senakeribu wawe ufite. Uwiteka aramwirukana. Namara kumwirukana arasohoka iwawe afite isoni, izo soni zizamwica. Twasomye ngo Senakeribu ngasubira mu gihugu cye afite isoni, kuko Imana yamaze kugira ute kunesha zangabo zo yishimanaga. Ya maboko ye yaramaze gutendebuka, yaramaze guhonga. Zambaraga zo yararimo kwiratana zirashira. Zimaze gushira, umwami Senakeribu ngasubira mu gihugu cye afite isoni nyinshi. Ngo none ajya mu ngoro y'ikigirwamana cye, cyangwa se mu nzu y'ikigirwamana cye, atari inzu y'Imana, y'ikigirwamana cyiwe. Ngo none abana yibyariye bavuye mu nda ye, bavuye ku rukigidwe, ngo bamusogota ingota, abagize ute abarapfuye.
yiratana ati ndakomeye. Muri kwishinga Hezekiya azabatabarana n'izihe mbaraga? Azabatabarana na yahe maboko? Erega dusenga Imana ivuga bene data, dusenga Imana ikora, dusenga Imana ihindura. Shira amaganya witinya, Imana yo mwijuru iragucira inzira. Shira amaganya wowe usenge, Imana yo mwijuru iragucira inzira. Shira amaganya witinya, Imana yo mwijuru iragucira inzira. Shira ubute wowe usenge, Imana yo mwijuru iragucira inzira. Imana yo mwijuru iragucira inzira. Imana yo mwijuru iragucira inzira. Shira amaganya mwene data, ushira ubute, ushira ubunebwe, upfukame usenge, kandi were kugira ubwoba bw'icyo cyago. Niba ari umwana wananiwe kwiga, were kugira ubwoba, wowe wizera Imana, ushira amaganya, ushira ubute, usenge, ugire kwizera, ukiranuke, isengesho ryawe uribagarire, urikorere. Imana yo mwijuru iragucira inzira. Amen. Imana yo mwijuru iragucira inzira. Shira amaganya, shira ubute, nta soni uzagira nubona Yesu. Senga. Uyu Senakeribu koko urebye mu buryo bw'umubiri yarafite amaboko, ariko kuko dusenga Imana yumva, dusenga Imana ivuga, dusenga Imana ihindura ibihe, ikanyuranya amaboko, ikanyuranya ibihe, igasubiza igihe inyuma, igasubiza igicucu cy'umuntu inyuma, ikabirindura inyanja, igakora imirimo itangaje. Iyi Mana wowe isenge. Uwiteka nyiri ngaho umusenge, ushira ubwoba, ushira ubute, umusenge wizeye, arakurengera. Uyu mwami Senakeribu yere kugutera ubwoba, kandi nanjye yere kundera ubwoba. Twebwe icyo dusabwa ni ugusenga. Yesu yavuze ngo iki, Matayo 11:28, ati yemye yewe Jeanne D'Arc we, yewe runaka we, yewe Claudine we, yemye abarushe n'abaremerewe, nimuze ndabaruhura. Haleluya, tahana karahagije. Wowe urushe, wowe uremerewe, ngwino Yesu akuruhure. Pfuka musenge, umubwiza ukuri uko ibibazo biri, were kubesha Imana. Imana si umuntu ngo ibeshe kwe, ndago wabesha Imana, ndago wahisha Imana. No mu rutare rw'umukara n'urushishi rw'umukara, Imana imenya urushishi ikarutandukanya n'urutare. Twebwe dushobora kubona urutare rw'umukara hakaba harimo n'ishishi zirenze imwe, ariko nditumenye ko zirimo, ariko Uwiteka we ajya abasha kugira ute kubibona. Rero mwene data, pfuka musenge, ahuri uce bugufi mu buzima bwawe, ufate ingamba, usenge. Ibihe tugire muri byo gusenga, tugeze mu bihe biteye ubwoba. Uyu mwami Senakeribu arimo kugwanya abantu benshi, arimo gutera abantu benshi, bamwe bagasubira inyuma mu byo kwizerwa, bamwe bagasubira inyuma mu by'inzira y'agakiza. Abasengaga bakagabanya amasengesho, abarembaga bakabivamo, ababwizaga bakabivamo. Yemye na wa mukristo wasengaga ku karago, ubu ndahakiyasenga, karago kararaye, bamwe banarakabitse, huzuyeho umukungugu. Oya mwene data, kubw'imbabazi z'Imana, ongera wibuke ya Mana wasengaga, yabanaga nawe, yagendanaga nawe, wongera uyisenge. Yarengeye umwami Hezekiya, nawe yakurengera. Imana none imaze gutabara Hezekiya, ngo abantu bazanye ngo amaturo bashima Imana. Imana ni gutabara uzanayishime. Nga Senakeribu Uwiteka aramutsembaho. N'abantu benshi basenze, Imana ibagirira neza, Imana irabatabara. Muribuka Eliya ku musozi Karumeli, yarasenze, umuriro wamanuka. Mwibuka ukuntu yategetse imvura. Ibyo bigira ute bibaho. Hari n'uwasenze ati Imana igicucu gisubira inyuma. Ibyo bibaho. Imana yo muri mwakiragihe niyo Mana y'ubu. Senakeribu yere kugutera ubwoba ngati Imana yarahindutse. Imana ndabwo ihinduka. Maraki 3:6, ngo ngiye Uwiteka ndabwo mbinduka, ngo nicyo gituma abahungu ba Yakobo batamagwaho. Imana itugire neza. Uko yari ejo Yesu n'uyu munsi niko akiri, kandi uwirata yiratane Kristo.
Imana itugire neza. Reka dusenge kandi Uwiteka nagutabara uzabe ngaba Abayuda n'umwami Hezekiya ngo bajya gushima Imana. Bamwe bazanye amaturo batura Imana, n'abandi ngo baha ibifite agaciro babiha Hezekiya. Muri icyo gihe Hezekiya agira ute? Ashigwa hejuru. Mwene data, nubaha Imana ukayisenga ndabujyajya ukayitakambira, irakugira neza. Fatanya nanjye muri umwanya dusenga Imana. Wirukane Senakeribu wawe, niwe humuzi umwatura huri. Niba ari umwana umaze igihe ugwajije, wirukane uwo Senakeribu w'agasuzuguro, wirukane Senakeribu w'amagambo, wirukane Senakeribu w'ubushizi bw'isoni, ukavuga iby'Imana ukanavuga n'abantu. Imana idufashe, Imana itugirire imbabazi. Aho uri ufate n'ingamba, ube mu bihe byo gusenga, usenga Imana wirije ubusa. Mu gihe byanze, senga uburyo bwose bushoboka. Wasenga igice cy'umunsi, ukajya nimugoroba, wasenga amasaha 2, wayagambire yari ku mutima wawe, hari icyo Uwiteka yakora. Fatanya nanjye rero dusenge kandi ugire kwizera ko Imana kwirukanire Senakeribu. Ushimye kubw'uyu mwanya, kubw'ijambo ryawe ridusohoreyeho. Mwami, witeguye kutugwanirira, witeguye kuturengera, witeguye kohereza marayika wawe aze atsembeho izi mbaraga zose mbi z'umwuka mubi, z'imbugwayi, z'ibyorezo. Witeguye kohereza marayika wawe atsembeho uyu Senakeribu w'ubugwayi, uyu Senakeribu w'agasuzuguro, uyu Senakeribu w'ubushizi bw'isoni. Witeguye kutugwanirira, witeguye kuturengera. Natwe Mwami tukaza mu nzu yawe dufite amashimye, dufite ibihumura neza, dufite Mwami kuvuga imirimo yawe n'ibitangaza byawe, kandi dufite no kugutura mu bimwe waduhaye Data mwiza. Mana, ndagushimye kuko Imana yumva. Weretse uyu mwene data uzi Senakeribu wiwe, birashoboka yuko ari ubugwayi, birashoboka yuko yifuza urubyaro, birashoboka yuko yifuza umugisha uturuka kuri wowe, birashoboka yuko yifuza umwuka wawe wera, birashoboka yuko yifuza kumva ijwi ryawe bwiza. Mwami, Senakeribu witambitse muri ibyo byose, turamucyashye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bana natwe tugwanire, bana natwe turengere, umwuka wawe wera abane natwe Data mwiza. Imbaraga z'umwuka mubi, imbaraga za Senakeribu zose, z'ibisekuruza byose, ayo maboko ya Senakeribu yiratana ngo arakomeye, turayanesheje mu izina rya Yesu, turayanesheje kubw'umusaraba mu izina rya Yesu. Turakubita imbaraga zose zishira hejuru mu izina rya Yesu. Reka Mwami imbabazi zawe zitubonekeho. Ndagushimye kuko ubikoze, kandi ndagushimye ko hari abo ukijije. Mwami, ndagushimye ko ari ibyo uhinde mu buzima bwacu. Izina ryawe nirishimye, niko senze nizeye mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen, amen. Imana yo mu ijuru ibane namwe naho ubutaha. Shalom, shalom.